kandi tutuma dukeye zirahiye zirahiye kandi ziraryoshye c'est très bien mu kanya noneho tugiye kwicara tuzirye yewe ibiryo ukuntu biryoshye c'est bien amahoro y'Imana nabe muri mwebwe ni kuri Mama Sharene TV turi muri wa mwanya w'igikoni mwabibonye mumaze no kubimenyera turi mu gikoni ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu kandi ni ukuri ndabakunda mukomeje kumba hafi mukomeje kungira inama mukomeje kumfasha no kunyigisha nyine no kunyigisha ibintu by'ibisirimu mukomeze mubimbwira ibyo ngomba gukora ariko mujye mumpa n'amafaranga yo kubigura kuko namwe hari ibintu mu ntegeka nkabona ntago ayo mafaranga nahita nyabona pe ubwo rero inama momo ibintu nk'ibyo ariko ndabakunda ukuntu muri kugenda mwiga guteka kandi nyine ibintu bimeze sawa ubushize twabatekeye kawunga mwarayumvise naranayibumviye mbese murabizi ukuntu twagiye tukarya burya bimeze neza kawunga n'imboga n'inyama nyine ibintu bimeze neza ubu rero nonaha muri aka kanya tugiye kwiga ukuntu dushobora guteka imboga za dodo imboga z'ibyatsi ariko nkuko nababwiye yuko hari abantu benshi bazi gutera inkunga abantu b'Imana Imana igiba umugisha umuntu uza hano akavuga ati nzaza kwigisha guteka iki n'iki kwa Mama Sharene muri iyi minsi dufite umushyitsi tumuhaye karibu murakoze cyane hano ni mu rugo ntabwo ukiri umushyitsi ahubwo abaye umusangwa ni mu rugo yego nkuko yagiye rero atwigisha guteka ibintu bitandukanye twongeye kukwakira murakoze cyane ni karibu kuri Mama Sharene usigaye uri umusangwa kandi urisanga ngaho suhuza abantu bashobora kuba bakubonye nonaha abambonye bwa mbere ndabaramukije mu izina rya Yesu Yesu nashimwe amen n'abambonye inshuro irenze imwe namwe amen ndabakunda cyane noneho uyu munsi nitwa amazina yanjye n'ahantu haturutse twumva tuzina twiza nitwa Isabelle Mutesi nkaba naturutse ahantu bita i Musanze yego nkorera muri hoteli bita Ibiza iri i Musanze ahitwa Nyarubande yego ubwo haba hari ibintu byinshi byiza wakumva ashaka kuruhuka mwashyiraho kontakte zanjye akazajya amuhamagara akaza akaharuhukira murakoze turabakunda cyane turamwakiriye kuri Mama Sharene urumva ko iriya hoteli iri kuntera inkunga mu buryo bwo kugira ngo twigishe abantu guteka mu buryo bundi budasanzwe kandi bugira gute bunoroshye cyane bunoroshye ariko n'ubukomeye tuzabugeraho ariko twahereye mu buryo busanzwe hanyuma rero tugiye gutangira agiye kutwigisha guteka imboga ni ibiki turi bukenere nonaha mu buryo ugiye kuziteka mbere na mbere turakenera isafuriya guteka mu byo ni ngombwa ikindi cya kabiri turakenera amavuta ntabwo ari menshi ariko nayo aba ari ngombwa olive oil ariko ufite n'asanzwe ufite n'amamesa wayakoresha biterwa n'ikirimo hakaba hari igitunguru iki hano hakaba hari n'inyanya ngizi nazo zirahari noneho hakaba hari na nyamukuru noneho kandi izi mboga mubona ziri hano izi mboga ni imboga zavuye mu murima akarima k'igikoni hari ahantu nateye imboga nateyemo indabo nteramo n'imboga ubu rwose kujya kugura imboga ntabwo nkibikora mujye mutera indabo ariko mutere n'imboga ujye gukunda imboga ibiryo byose ntari barumva byahita bizaho idobo rero ukuntu zikunda nkunda kuzitotora biterwa ariko hari n'ushaka kuzica utu dutuka tujugunye uradukunda wowe uyu urabikora mu buryo bwawe ngewe ndadukunda utu duti ariko urabikora nkunda kuziteka nazitotoye wazitotoye nibyo nkunda cyane yego no kuzikata
nabyo biba byoroshye ariko oya urazikora mu buryo bwawe nabwo tuburebe nta kintu bitwaye nande rufashe ushobore kugufasha nabaye akazi k'ubuyede ngiye kunyangiriza ndeba ariko ndihangana ubu nyine urabita mano wumva akantu karanzanga oya bino biti nanone biba bigize birakomera ntabwo bikomera byose ariko oya buretse nze ndebe imboga rwose mureke mbabwire ntabwo ari bya bintu birirwa batwigisha muri radiyo gusa ni ibintu by'ingenzi ubundi imboga ubishoboye buri kiryo cyose warya ukanyaho imboga yewe dore ibintu nkoze bireke nta kibazo ko nazihingiye se azihingiye nagiye kunkubita ngiye nihingiye imboga rwose imboga zera hatarashira n'ukwezi zino mboga za mboga zacu rero usanga bazirangije ubu ngiye kuzikata ni ukubibutsa ko imboga bazoza cyane zizogejwe cyane ariko kuko imboga zigira imisenyi ibyiza urazisoroma warangiza ukazishyira mu mazi ukazimazanyamo akanya noneho wa musenyi ugenda wipfura za mboga zacu rero ngizi twazirangije ubu ngiye gutegura cya gitunguru yego ubundi ibitunguru bene wacu bagiye bapfobya ikintu bita imboga bakumva ko ibiryo biryoshye ari inyama niko nako tubizi twese ariko mu myaka yatambutse ariko imboga ni ingenzi warya uruboga kuri buri kimwe yego usanga umuntu afite ahantu mu gipangu hari gupfa ubusa atateye indabo ntahatere n'imboga ugomba gushyiramo izo dodo igitunguru rero ndakoresha ikintu cyaba gihagije igipande iki kirabaye pe nyuma y'igitunguru ngiye gukurikizaho urunyanya narwo ndakoresha rumwe rurabaye arahiye kunome ko ari danje uyu munsi ushize wari unyanya rumwe si urumvikana ushize wari unkubise ntabwo mfite ubwenge bwinshi ushize wari utsinze ku ido harya ni iki ni igitubu ni iki ni pavuro wajugunye nini mu abura amasharire niravuga zaranahenze nisigaye igura deso kuko mazi agira muzanire nyarugenge ariko iwacu babigura biri rero twebwe tuba mu gihugu cy'aho bibera ushize nababwiye ko nkunda kurya inyanya zihase ariko mu idodo kubera ko aba ari imboga nta kibazo nabyo biterwa bo ziteka uko bisanzwe uzagerageza gukata dutoya ubu harakurikiraho iki harakurikira ikintu kimwe fata za dodo zanjye uzishyira mu isafuriya isafuriya ngiye kuzitekamo ariyo yije agasafuriya katumutse ngo dushyiremo amavuta bimukurikirane ahita ashyiramo narwa runyanya rwanjye bari kubibona ugahita ushyiramo na cya gitunguru cyanjye umunyu ahita ashyiramo mwede wanjye namereza umunyu ahita nshyiramo no kuri ya mavuta yanjye babwiye ko nkunda amavuta make
sorry nshaka akayiko k'umunyu. kumbe ntabwo ari ukubanza kubikaranga. Oya. Birahagije. Nuko biba zimeze. Yashyize imboga mu gasafuriya nta mavuta, arangije ashyiramo inyanya n'igitunguru n'umunyu. Ubu bigeze Oya n'amavuta nashyizemo. N'amavuta. Ariko makeya. Makeya ariko udakaranze. Udakaranze. Okay. Ubu rero tugiye kubireka bishya. Yego. Sawa. N'ibishya muraza kumva uburyohe. Imboga zacu zamaze guhama. Urabibona? Twa tunyanya twashyizemo dukatakase ukuntu. No kwagira ngo nutwumurinda. Tuno ibintu tutuma nyine kugira agasura keza. Okay. Kuvuga ngo impamvu mba nagere babyita nko gutekera rimwe nta karanze. Akenshi imboga zikaranze zirababuka. Ariko nyine sinzi hari n'abaziteka ukundi ubundi gutya nibyo nkunda ngiye nayo. Ukuvuga ngo uyu munsi nabatekeye imboga nkunda. Yego. Uburyo ziba zitetsemo. Zigashyana umwimerere zitagize amavuta. Okay. Ni ukuvuga ngo irakomeza rukaba kwa kundi. Narubonye ruba rusa nkaho n'ubundi ikiri rwose. Ni uko nyine ndarukatagura. Ngiye kongera mpfundikireho indi minota mikeya. Zishye. Ndagaruka mu kanya zahiye. Imboga ntabwo zijya zitinda. Yego. Ubu za mboga zacu rero zahiye. Ubu nkumvisheho numva ko zihiye ibyo uvuga ubundi tutuma dukeya utaza guhaga bitaraje. Bimeze gute? ntabwo ziraha harajya buri akantu kabe turetse gatoya rero. nuko muri hoteli muziteka Biterwa n'ukuntu hari n'ubishaka akizikoza mu mbabura. hata zirahiye zirahiye kandi ziraryoshye. C'est très bien. mu kanya noneho tugiye kwicara tuzirye bien. aka kantu sipure uzagashyireho yanitse ariko ibintu umuntu aba yatanze imbaraga. Reba ahantu wavuye ntabwo waza uje gukora ubusa. Hanyuma nimero zawe. Yego. Ikindi noneho dore ukuntu uza kubikiraho nimero. Hariya ziriya nimero zawe ziba zitambukaho. Yego. Ibyo biraryo bose. Ikintu bita kawunga. Reka turye. Tujya kubanza dushimire Imana. Turagushimye mwami kuduha ibyo kurya no kunywa. Kugeza ubihe umugisha bigwe neza imibiri yacu. Wibuke abaribonye kandi natwe ntitukabura ibyo kurya no kunywa mu izina rya Yesu. Amen. Jya murya musenze. Okay. Bigaye we. Ese twazajya duteka tutariyera. Bibaho se. Yewe. Urya mu kuntu biryoshye. C'est bien. C'est bien préparé. Agasenda. Rero, ntabwo urya. Njyewe ariko ntabwo mbikunda.
rero ngusetse baraneguye ngo sinzi gufata kuto ayo none ngewe ese mbireka ufata kuto